Dore uburyo umusore ahobera umukobwa n'icyo aba ashatse kumwereka. Iyi ni Telemontagne Rwanda. Kora subscribe ubundi ukomeze ubane natwe. Niba koko amaso ari idirishya rya roho, ubwo rero guhoberana nabyo ni ururimi rw'umutima. Icyo umugabo avuze cyangwa se akoze cyerekana byinshi ku ntekerezo ze, ariko nta kibigaragaza nk'iyo arambuye amaboko ye ahobera umukobwa akamukundira ku buryo yumva atamurekura na gato. Hano hari ibintu byiza cyangwa se bibi bigaragazwa n'uburyo umusore yaguhobeyemo. Kuguhobera kubera ko ari ngombwa. Ibi biba nk'iyo winjiye mu cyumba kirimo abantu benshi cyangwa se kirimo inshuti zawe, ahantu mwahuriye ukabona hari abandi nawe akaguhobera, ariko ibyo ngibyo ntabwo aba bikoze kubera ko akwanga. Ashobora no kuba yagusoma, ariko ibyo ngibyo bikora mu rwego rwo kwereka ko agukunda kandi akwerekana n'inshuti ze zose zirangwa cyangwa se abandi bantu bari aho ngaho ko agukunda cyane. Ikindi, niba aguhobera mwihishe gusa, uwo nguwo aba akwanga. Niba ashobora kuguhobera mu gihe nta muntu ubareba, ibaza impamvu adakeneye kukugaragaza mu bandi aguhobera cyangwa se muri kumwe akerekana impamvu uri mwiza. Niba bimeze bityo rero birashoboka ko wazagerageza kumuhobera mu ruhame ukareba uko bigenda. Numukoraho akakwishisha nk'ukozweho n'umuriro w'amashanyarazi, uzamenye ko adakeneye ibyo wowe ukeneye. Ikindi, niba ari we ukeneye cyane ko muhoberana, arifuza kuba hafi. Abasore baba bashaka kwitwara neza no kubika amarangamutima yabo. Batekereza ko umukobwa ari we uza abasanganira ngo bahobere. Kenshi baba bitaruye aho abandi bari kandi badashaka kwerekana aho uri, ariko bwazarambura amaboko ye akaguhobera ntumwangire. Arifuza ko umubiri wawe wegerana n'uwe, uko guhoberana kuba kuzuye amarangamutima. Ikindi, kuguhobera n'amaboko yombi. Sishaka ko ugenda, nicyo bashaka kwerekana. Hari ubwo umuntu aguhobera n'ukuboko kumwe, ariko kuguhobera n'ukuboko kumwe ari umusore byerekana ko atakwitayeho na busa. Ariko nakuramburira amaboko ye yose mu gihe yumva atashimishwa no kugukozaho ukuboko kumwe gusa, aba ari kuguha agaciro kose ukeneye. Yerekana ko ntacyo yagukinga kandi ko atakwishisha. Ikindi, iyo agiye mu gihirahiro mbere yo kukuramburira amaboko ye, hari ibindi aba ashaka kukubwira. Rimwe na rimwe abagabo ntibakunze guhita babona uburyo bavuga ibyo bakeneye iyo babwira abakobwa. Rimwe na rimwe usanga barindira kugira ngo umutima ubanze utere gato. Birashoboka ko ataba yizeye neza uko ibyo agiye kukubwira uza kubyakira, cyangwa se niyizere neza ibyo agiye kuvuga. Ariko niba muhuye akakwereka ibimenyetso, mworohereze ubundi nawe akubwira ibyo ashaka kukubwira. Ikindi, guhobera neza mwegeranye. Kuguhobera neza mwegeranye hari itandukaniro hagati yo guhoberana neza ndetse no kwegerana, bituma mwuzuzanya. Ikindi, guhoberana neza mwegeranye hari itandukaniro riri mu guhoberana neza ndetse no kwegerana, bituma mumera nk'aho muri mu buriri. Iyo aguhobera atyo akwiyegereje cyane, nuko aba agukunze cyane kandi ataba ashaka kwibona n'undi muntu wundi utari wowe. Uguhoberana gutyo bituma nawe umwiyumvamo cyane, bigatuma usigara uri mu munezero mwinshi. Ikindi, niba ahise acika intege ari mu maboko yawe, arakwifuza. Ikindi, niba ahise acika intege ari mu maboko yawe, ibyo bigaragaza ko akwifuza. Niba akuretse ugakomeza kumufata mu gihe aba yacitse intege, ni ikimenyetso cyo kukwereka ko agukeneye. Aho ngaho ashobora kuba yarira, akizunguza cyangwa se yiruhutsa mu biganza byawe. Ubushobozi aba akwereka bwo kuguha umwanya ku buzima bwawe ndetse n'ubwo yakwereka ko muri kumwe, byerekana icyizere agufitiye. Ni ngombwa kubyitaho, ukabiha agaciro kandi ukamenya ko umuri hafi. Ikindi, kuguhobera atuje kandi agukomeje bivuze ko ashaka kukurinda ibibi. Birashoboka ko hari ibyakubabaje ukaba ukeneye umuntu wo kukuba hafi ngo agukomeze, cyangwa se ukeneye ugushimisha. Niba akoresha imbaraga ze zose ngo agushimishe atuje kandi n'umuhate, arashaka kwereka ko akwitayeho kandi ko yifuza kukubona wishimye cyane.
reka urwo rukundo rwinjire kandi rushinge imizi iwawe. Ikindi kandi aricyo cya nyuma, niba buri gihe aguhobera nk'aho ari ubwa nyuma, ntazigera agufata nk'impano. Twese kenshi tumeze nk'aho dutekereza ko dufite ejo hazaza, ariko mu kuri ntawuzi uko ejo hazaza hazaba hameze. Iyo azi neza agaciro kawe, azajya abifata nk'aho nta yandi mahirwe azongera kubona yo kuba ari kumwe nawe mu buzima. Azagushimisha uko waba umeze kose, kandi hamwe nawe mu buzima bwe. Buri kintu cyose naho cyaba akantu gatoya cyane kazamushimisha cyane. Ndabashimiye. Iyi ni Telemontagne Rwanda, kandi subscribe, share ndetse na comment ukomeze ubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye.